isanzwe kuri Idirio Estate, amazina ni Idi nk'ibisanzwe. Aho tugiye kwereka inzu nziza cyane, nziza iherereye mu Kagarama, Kicukiro Kagarama, aho bita ku Muyange. Murabona ko ari inzu nziza iri kuri kaburimbo. Tugiye kubereka ubwiza bw'iyi nzu tuberekeye imbere. Ni inzu ifite ibyumba 4, toilette 3. Ni inzu iri gukodeshwa $1,200,000. Murabona ni inzu ifite parikingi nini cyane. Murabona ifite n'utu design twiza. Iyi nzu yacu rero yajyamo imodoka 5 cyangwa se 4 ziparitse neza, zibisikana neza nta kibazo. Murabona ko ifite design nziza. Banyerekera hano kuri izi design z'iyi nzu. Ni inzu rwose ubona ishamaje nziza cyane. Reka tubereke mu nzu uburyo imeze. Tubibutsa ko ari inzu ifite ibyumba 4, toilette 3. Iri gukodeshwa $1,200,000. Reka tubereke. Murabona salo y'iyi nzu ifite isalo nziza cyane rwose. Ni salo ubona yisanzuye. Ni salo nziza cyane rwose. Murabona ko iyi ari salle à manger. Iyi ni salle à manger y'iyi nzu. Banyerekere uburyo salle à manger imeze. Reka duhere ku cyumba icyo twita ngo ni icy'abashyitsi. Murabona ko ari icyumba kiri ku irembo, gifite n'utubati twayo. Ni inzu nziza cyane, ifite yubatse neza, ifite icyumba cyiza, ifite na garde-robe yacu. Iyi ni toilette yacu. Murabona ko ari toilette nziza cyane rwose. Twagiye mu bindi byumba. Reka tubahere mu gikoni. Ni igikoni cyiza cyane rwose, igikoni cyisanzuye. Ni igikoni rwose ubona gifite utubati twiza. Murabona ko ari utubati twiza cyane rwose. Kigali barubaka pe. Kigali barubaka, bubaka neza cyane rwose. Reba inzugi z'iyi nzu, inzugi nziza cyane rwose. Hanyuma reka tubatembereze mu bindi byumba. Reka tubahere mu cyumba kiri principal. Ni icyumba cyiza cyane rwose, ni icyumba kinini. Murabona ko ari icyumba cyisanzuye. Banyerekere design yacyo, ubundi baze bakodeshe rwose. Mujya muvuga ngo ntabwo tujya tubereka ngo inzu zikodeshwa. Ubu ni umunsi twabatembereye, aho tugiye kubereka inzu rwose nziza kandi zikodeshwa. Reba garde-robe, uru ni urwambariro. Banyerekere, uru ni urwambariro. Ni inzu nziza cyane rwose, ifite urwambariro rwiza, ifite garde-robe nziza cyane. Hanyuma iyi ni principale. Iyi ni douche iri principale. Murabona ko ari inzu yubatswe mu buryo bugezweho. Urabona hano bagiye gukora icyo bita twa tuntu tuzibira amazi, tuzatuma amazi adabasha guspreadinga kuri toilette. Bagiye gushyiraho ikirahure gutya kugira ngo douche yacyo imere neza cyane. Hanyuma dusohotse hano muri chambre principale. Urabona ko ifite umuryango wayo nawo, ifite umuryango wo gusohokera muri chambre principale. Urabona aka balcon bakoze kegeranye n'utu tu design. Hano bagiye bashyiraho ya robine izajya izamura amazi gutya kugira ngo bigaragare neza. Ni inzu rwose ubona ishamaje. Mu by'ukuri rero iyi nzu nubwo turi kuyikodesha, ni ukuvuga ngo hari indi ngenzi yayo nayo igurishwa kuri $190,000. Nubwo iyi yaguzwe ariko hasigaye indi yo kugurishwa. Ni ukuvuga ngo nubwo iyi turi kuyikodesha ariko hari indi nayo ngenzi yayo n'ingiyi iri kugurishwa $190,000. Ni ukuvuga ngo dushobora gutera inyoni imwe tukica ebyiri. Dushobora gutera ibuye tukica inyoni ebyiri. Sinzi niba ari uko babivuga mu Kinyarwanda. Yego. Murabona ko ari inzu nziza cyane rwose. Inzu reka tubatembereze mu gikari cyayo. Ubu turi kwinjira mu gikari tubereka uburyo hisanzuye. Wow, ni ahantu hisanzuye rwose. Murabona ko ari ahantu heza cyane hisanzuye. Iki ni igikari cyayo. Izi ni sashwari zo kwanikaho imyenda. Murabibona. Murabona ko ari ahantu hisanzuye rwose. Hanyuma ikagira igikoni cyo hanze. Iki ni igikoni cyo hanze. Murabona ko ari igikoni cyo hanze gifite amabuye meza. Ushatse guteka nk'ibishyimbo, in case ushatse guteka ibishyimbo ushobora kwitekera hano utarinze ujya mu gikoni cyo mu nzu. Hanyuma iyi ni agastoke k'igikoni. Murabona ko ari agastoke k'igikoni cyo hanze. In case ushatse kuzana umufuka w'amakara uwishyira hano. Ni igikoni cyose cyiza cyane. Hanyuma iyi ni inzu y'umukozi, aho umukozi wawe aryama. Ni wabona ko ari inzu y'umukozi.
hanyuma iyi ni toilette y'umukozi, nubwo batarashyiramo toilette ariko urabona ko byagenwe bagiye gushyiramo toilette. Hanyuma tukibereka ubwiza bw'iyi nzu, ni inzu ubona ifite urwinyagamburiro rwose, ni inzu bakoze neza. Tubibutse ko nubwo iri gukodeshwa ariko dufite ingenzi yayo nayo iri kugurishwa miliyoni 190, harimo n'ibiganiro. Mu by'ukuri rero mudukurikiye kuri channel yacu Idiriyo Estate, tubereke amazu banyerekere izo design z'iyo nzu rwose, ni inzu nziza cyane rwose, bereke hariya banyerekere, ni inzu nziza cyane rwose, iri kuri kaburimbo, ishaka miliyoni 190. Mu by'ukuri rero iyi nzu nubwo turi kuyikodesha, ni ukuvuga ngo hari indi ngenzi yayo nayo igurishwa kuri miliyoni 190. Nubwo iyi yaguzwe ariko hasigaye indi yo kugurishwa. Ni ukuvuga ngo nubwo iyi turi kuyikodesha ariko hari indi nayo ngenzi yayo n'ingiyi iri kugurishwa miliyoni 190. Ni ukuvuga ngo dushobora gutera inyoni imwe tukica ebyiri, dushobora gutera ibuye tukica inyoni ebyiri. Sinzi niba ari uko babivuga mu Kinyarwanda. Yego, murabona ko ari inzu nziza cyane rwose. Inzu reka tubatembereze mu gikari cyayo. Ubu turi kwinjira mu gikari tubereka uburyo hisanzuye. Wow, ni ahantu hisanzuye rwose, urabona ko ari ahantu heza cyane hisanzuye. Iki ni igikari cyayo, izi ni sashwari zo kwanikaho imyenda, murabibona, urabona ko ari ahantu hisanzuye rwose. Hanyuma ikagira igikoni cyo hanze. Iki ni igikoni cyo hanze, urabona ko ari igikoni cyo hanze gifite amabuye meza. Ushatse guteka nk'ibishyimbo, in case ushatse guteka ibishyimbo ushobora kubitekera hano utarinze ujya mu gikoni cyo mu nzu. Hanyuma iyi ni agastoke k'igikoni, murabona ko ari agastoke k'igikoni cyo hanze, in case ushatse kuzana umufuka w'amakara uwishyira hano. Ni igikoni cyose cyiza cyane. Hanyuma iyi ni inzu y'umukozi, aho umukozi wawe aryama. Ni urabona ko ari inzu y'umukozi. Hanyuma iyi ni toilette y'umukozi, nubwo batarashyiramo toilette ariko urabona ko byagenwe bagiye gushyiramo toilette. Hanyuma tukibereka ubwiza bw'iyi nzu, ni inzu ubona ifite urwinyagamburiro rwose, ni inzu bakoze neza. Tubibutse ko nubwo iri gukodeshwa ariko dufite ingenzi yayo nayo iri kugurishwa miliyoni 190, harimo n'ibiganiro. Mu by'ukuri rero mudukurikiye kuri channel yacu Idiriyo Estate, tubereke amazu banyerekere izo design z'iyo nzu rwose, ni inzu nziza cyane rwose, bereke hariya banyerekere, ni inzu nziza cyane rwose, iri kuri kaburimbo, ishaka miliyoni 190, harimo negociable cyangwa se mu gukodesha miliyoni 1,200. Murakoze cyane kudukurikira Idiriyo Estate, aho tuzajya tubatemberera tukabereka inzu nziza cyane rwose muri Kicukiro, Kagarama cyangwa n'ahandi hose muri Kigali. Murakoze cyane.